Hello friend, ku bantu bamwe na bamwe mukunze gufungura application ariko bikarangira mwibagiwe password, ubu nonaha tugiye kurebera hamwe uburyo ki ushobora kumenya password wagiye ukoresha ufungura ama application atandukanye igihe password wazibagiwe, ndetse na nomero wafunguragaho na email. Wowe icyo ukora uza hano muri setting, iyo ugeze hano muri setting uza ahanditse Google, iyo ugeze ahanditse Google ukirikaho, icyo ukora iyo ugeze hano uza ahanditse autofill, rero icyo ukora iyo ugeze hano uza ahanditse autofill with Google. Ugeze hano murabona ko hano handitse password, uraza ugahita ujya hano handitse password, urabona ko password zose bazinyeretse, banyeretse ama application nagiye mfungura yose. Aya ni ama application nagiye mfungura, murabona ko ari menshi kandi amwe muri yo ntabwo nibuka password. Urugero wenda reka nze hano muri I&M bank, bamanza kukubaza password, ushobora gukoresha partner cyangwa se ugakoresha password. Murabona ko hano banyeretse izina nakoresheje ndetse banyeretse n'aha hantu hahishe. Ubu nkoze ahangaha kuri aka kajisho bahita banyereka iyi password. Nanone hano nshobora gukora copy, hano nshobora kweditinga nkahindura, hano ushobora no kuyideletinga iyi account. Nizere ko mubibonye. Wowe ubonye iyi video kanda subscribe kugira ngo video nzajya postinga ujye uhita ubona notification. Wowe ubonye iyi video kanda subscribe kugira ngo video nzajya postinga ujye uhita ubona notification ako kanya.